basi tugende kubera ntabwo njya kuryama aya masaha kw'Imana ntabwo ndakwiyamye iwe ibaza Saddam bishobora gutuka aya masaha mbabarira tugende basi tugende mbabarira ndavuze ngo ari bwa reba nta na essence genda butera Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Ikaze kuri Mutomanza nk'ibisanzwe. Turabakunda cyane twari tubakumbuye. Nizere ko namwe mwari mudukumbuye, sibyo? Twagarutse ati Mutoni muri hehe? Muze muze mu ibitekerezo. Nagarutse ko ni prank utuntu twiza twose muzajya mutubonera igihe kuri Mutomanza. Mukore subscribe, share, comment, turabakunda cyane. Alafu leo nimeamua hivi nkorera umuntu prank. Ibaze muri saa sita z'ijoro n'iminota 25. Nicaye muri salo njyenyine nabohetse ndi kureba filime, Kagera yaryamye, abana baryamye, abantu bazi ibihe ndimo, ndarushye kuraraduka ibitotsi bikabura. Guys, matapiko imekuwa matapiko. Abantu turi mu bihe bimwe mukomere cyane. Ubu ndabizi hari abandi bameze nkanjye, sibyo? Bari muri ibi bihe bya matapiko. Nizere ko mumeze neza, mukomeze kwihangana. Urugendo turi hafi kurusoza. Aha, ngiye gukorera umuntu bita Manza mu mihana prank. Iryo zina araryanga, sinzi impamvu aryanga mu mihana, ariko niryo twamumenyewe, sibyo? Guys, mukore subscribe mwakabyara, dukandira abantu, asigaye mujye mukurikirana prank zacu, ibiganiro byiza, utuntu n'utundi. Abantu bari kwazana icyo mfite mu ntoki, ndimo ndanywa imiti yo kuruka. Ese miba yasaze. So guys, tuvuge bukeya, tugiye kwinjira mu cyumba. Ese turatsa amatara natakanguka. Tugiye kumukora prank imeze gutya. Muribuka Nyagotomera na Kanyamukwego? Za komedi bakinaga kera, ngiye kuzibagarurira. Ubu ngiye kugenda ndyama mvuge ngo nkeneye kumva ibikeri. Naranyica. Nkeneye kumva utunyoni twa mu gitondo saa 11. Nkeneye niki kitaba hano muri Kinyubundi. Nkeneye ubushera. Abantu mwamwe ubushera ikigage cyo mu Rwanda muri nkeneye niki kindi kitaba hano. Mukoredi Manza yabaye civilian nta kimenye ko prank zihari. Yaribagiwe kanze mwibutse ibihe bya kera, sibyo mukumbuye. Abantu benshi duhura bakambaza byagenze ute, wagiye he? Nagarutse. Mukore subscribe aho birananiye. Mukore subscribe nyinshi, asigaye dukomeze tuzamuke. Guys, ngiye kugenda mu cyumba marike kamera. Ndagiza mbyutse Manza mubwira ngo nkeneye imyumbati saa sita z'ijoro, saa 7 zigiye kugera. Arambwira aho turi buyikure uyu munsi. Guys, nizere ko mutari bucekwe. Imyumbati n'amata, nta mata ari mu nzu. Imyumbati n'amata. Aya masaha tugomba kujya kuyihiga aho bayitetse cyangwa bari kuyigurisha saa sita z'ijoro. Guys, ntucikwe n'iyi prank. Umuntu uri kugona. Cyuma no kuvuga gakeya kugira ngo atatwumva tutarankamira kamera. Nizere ko udacikwa. Guys, subscribe, share, like, comment. Ese njye ntazimije amatara. Ariko se singaruka. Back. I don't want peace. Kasongo, yeah.
Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo mbona wewe. Niki? Nasikia kutapika. I want problems always. Ushaka kuruka. Amaye ku mazi. Usibye ko mfite n'inzara. Amazi sari he? Bashakira aho ngaho hari ayo bahashize. Kanjye kuyazana. Nshaka ibiryo ariko sinshaka amazi. Nshaka ibiryo. Kumva inzara inyishe fo. None se hari ibyo mu gikoni? Mu gikoni ibiryo birimo ntabonye ko byananiye. Ugeze ubona ndya. Njye nabonye ibyo Napfuye n'inzara. none se uramasa usanga. Napfuye n'inzara. None se ibiri mu gikoni ntabwo birya? Njye nta mutima nshaka se mwariye wigeze ubona ndya njyewe. Hano buraye. Ese biragenda bite? Inzara niyo iri gutuma ngira iseseme. Ese ubwo urumva njye nakora iki koko aya masaha? Nta n'isoni ngo wakora iki. Abwiye Judith akagutekera umuceri. Ayi wowe. Akugira impuhwe nkeya. Sinakubwiye ko n'umuceri wananiye kubera kuva ku munsi wa mbere sinakubwiye ko umuceri wananiye. Anashishiriye amasaha akakura. Ntabwo sinzi ukuntu mujya mwigira ndapfuye n'inzara. None se reka kuki utabanje ngo ubitegure umenye ko Bitegure se iyo bayanteguje ko ndi buruke. Nawe uri urananira ndawuruka. mwese ntabwo uzi icyo ushaka kurya. Ntabwo wakwicara ngo umenye ngo iki ngiki nicyo ndi burye. Sasha byuka tujye gushaka imyumbati nikumva uranshaka. Komana ushaka iki? Imyumbati n'amata. Ah. Ariko ndazana amata ariko ndakunda umutima uri kubona amata n'imyumbati. Urumva imyumbati n'amata nabikura? Bandi bazabikura he? Babarira. Pagaye nawe. Shirwa. Niko na njaa ni nini mbaya? Nakuelewa lakini sasa nifanye nini mama? Si tujye kubishaka bari kubigurisha cyangwa babicuruza. Umusanga. Saa sita. Mbata kiri kare. Sasa akushiri. Basi hangana mu gitondo ndabyuka njya kubizana. Ihangane kabisa ryama. Ese mu gitondo urabona ndi buramuke mfite inzara niko ngiye guhera. Nta n'abana nyuma muri Kenya shefu. Muri Kenya bazana z'imyumbati ari gitoranye. Sikia kutapika. Kumva n'igifu gitangiye kundya. Urumva natwe mufite ngo uragira gute wabyutse tukagenda.
imyumbati turabura bayicuruza. Naho basi uvuga ikindi kitari imyumbati. Ntabwo imyumbati wayibona rwose. Ese kuki uri guhakana? N'isi wayibona he? Fantazi ntabwo bayicuruza. Cyangwa umuntu wasinze. Ubu si saa sita. Natangiye kumbona nkaho nasinze. Kugira ubu si saa sita. None Saa sita urabona imyumbati Fantazi ntabwo bajya bafunga kare. Bagera. Tekereza ikindi kintu warya mwana. Reka mba numva uri kunyinuba ngaho uryama. Wapi mwana, gusa uri kumbwira ngo mu gitondo ndazinduka ngenda. Wamaze. Urajya he? Ibyo utazugiye. Ryama se, ryama. Reka kuryama. Amasaha wabonye ibitotsi. Reka kuryama. Ngenda nicaye warangiza ukaryama ijoro ryose nicaye wansize nicaye. Ashira ubwizo simfana uri kuntaho. Ubwizo simfana uri kuntaho. Nasikia njaa. Njaa lakini tugende basi ngushakire nimba ari ibindi biryo nimba ari chips nimba Nta chapati. Ntabwo ushaka chips. Nta myumbati wabona mwana. Nshaka imyumbati sheri. Yego ko mwana. Gusa ubwo kuko we ntabwo uri mu ngoro. Basi naho nta myumbati dushaka ibijumba. Reka mbona ndambiwe vuba. Sindakubwiye ko nakurambiwe. Mbona uri kunyinuba. Yandi kuruka ntushobora no kuza ngo umeze n'amazi yo kunywa. Ubu uryamye gusa. Buri kintu cyose nkikorere njyenyine ntushobora no kunywa. Nta kibazo. Turi kujya he? Turi kujya he? Kugera se. Ukanyumva. Ngwino tugende ujye gushaka imyumbati. Reba ahantu iva. Rero nawe atasaye. Ntabwo uri kubona. Yewe cyose ubishaka kumbangamira nta kindi ukeneye. Ugomeze wizungurukeho saa saba zigere dusange bakinze. Ndaje tugende nyereka imyumbati. Ntabwo pagera ugira isa n'inke. Ugiye kwambara isaha amasaha. Akazi isaha ndi kureba nisanga bisobanutse umushinga. Ngaho tugende. Basi Ngwino tugende. niba nako imyumbati yakugoye ni kubona ufite umushiha kundusha. Ntukeneye nuko tugenda ngwino uryama. Mbabarira haguruka ngwino tujye gushaka imyumbati. Aho njye. Ubu wumva uri sawa koko. Wumva uri wenyine. Ndi nyine cyangwa turi babiri. Haguruka nyine tujye. Ntabwo abone gusumba nkeneye kuryama amasaha. Nabyutse mbabarutse Abantu wanze imyumbati y'amasaha nkayo tubona turyama. Ntabwo najyana nawe warakaye. Ndakubwiye ko narakaye. Ubuse uri kuvuga wishimye. Simbyutse se. Nabyutse. Ibintu byishimo ushaka. Zayishakisha. Basi isura iryama tuzayishakisha. Ryama se. Shari kwa serious kujya turumva. Njye nimara kuryama. Ryama nyine tuzayishakisha mu gitondo. Amasaha turayibona. Ibyo ari kwimyoza. Ese wareka kwimyoza kubera iki? Ryamenya. Aryamana ikabutura. Kasongo ye. Mombali nanga.
Kasongo mbona wewe songa libala ugoye Yego uraryamye shaka ariko ubundi karahandurika aba nta soni ufite Pamela imyumbati ndayikura he waryamye koko ko bwije ndaryamaze afite ibitotsi ifite inzara ifite isesemi ushaka nturiki rero cyangwa se tugenda ujya kunshakira pizza pizza turazafunga saa 2 kandi ugende wishimye n'ugende urakaye utahonje ujyana nawe afite umushiha ushaka umushiha ushaka pizza ushaka iki shaka umushiha ngahaguruka Oyanjye uri gusubiza haguruka tugende mashi haguruka nakubwiye tugende njyana nawe ufite umushiha niyo mpamvu udakeneye kuyingurira uryame n'ubundi ndabimenyereye kurara nicaye uryamye siko kurangira gute uri kurangira gute haguruka tugende tujye gufata ibyo twateka yose kuri kunsiga Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala ugoye bimenyere ko ari puranka arankora mu mwuka bimenyere ko ari puranka arankora mu mwuka lazima turudi tufanye kazi lazima kuri subscribe share comment kuri nako bigoye agenda mukurikira gake gake yanga akana gafite kamera
ushaka umunsi jantunga atanyeka hano andora mungu asimba namwe hariya byose bikiri Andrea che ti viene a mettere. Quando parlavo un po' di sesso. Di resitora si era hanze. Di resitora ce l'ho fatto. Ngo? Di resitora. Mangiare che sono. Di resitora ce l'ho fatto. Ma nireba wacumani yafunguye. Faccio male se non avevo. Grande conto non mi. Andiamo male di cazzo. È vero, uscito. Ma sai che piccolino. Ma non è che non dire. Ma sarà una tribuna. Ma sarà una tribuna. Mwese mbiye gushaka akazi. Mbiye gushaka akazi. Isso. Nese kuri kumbwira ntabwo turi bubibone kandi ari kumbwira. Era amasaha yagiye. None umubwira ngo nzakora iki? Tugende dore nawe cumari wanjye. Ndabona aya masaha. Ufite puresha kandi ari byo ugiye. Nese ko mfite pressure uragira ngo kumenya kuri byawe. Tanzira kandi. Reka kamparike, reka kamparike. No! God, please, no! 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 Subira imbere gato cyane. Sandra abanza muri salo. Mwana niwe uri kuntesha umutwe kabisa. Umushiha wawe usige mu nzu. Kuragwa ngo waje. Kuragwa ngo kugira gute. Kujya kungura pizza nicyo cyakora akaje gutyo. Dusubire mu nzu turyame. No kugira ngo ugende unante n'uwo mutaro hari hanze. Kareka. Ntapfa none napfeje. Yewe kurambwira ushaka pizza. Dutahe. Kandi twari tugiye kuyizana. Dutahe. Wagonga tukiri mu gipangu. Ndyukirije iki? Wagonga tukiri mu gipangu. Urabona twarenga ipiroti hariya. Keneye kunta umuferege. Mwese ushaka iki basi? Tana kimwe dutahe kabisa. Dutahe. Zabiryeje. God have mercy upon us. Mirasita ushaka ko. Dutahe. Simana kugira nk'aho ari bwo bwa mbere ukigiye. Ntewe n'ubwoba dutahe. Fashe igenda. Ubwo Imana umutima wanjye urikamye. Watangiye kugonga tukiri mu gipangu. Niki cyabaye? Ntabwo nkubyukije ngo nkeneye pizza niyo mpamvu warakaye. Kugira nk'uruhinja Kuko ntazi kwitwara, ntazi kwitwara agasigara uryamye. Umugore mukuru ariko. Umugore se ndakuruta. N'imbyaro ya gatatu mani. Amazi imbyaro ya gatatu bisobanura iki? Aho wigira nk'uruhinja nk'aho bari. Uruhinja. Ngaho imyumbati. Ngaho tugende. Ngaho tureke. Ngaho uryama. Ngaho ubyuka. Umbona gute mwana? Umfata gute wowe? Ntabwo bamfata gute. Iyo ntatse inzara wumva ni imikino. Wumva ndi gukina. Ikibazo si ugutaka inzara. Ikibazo ni ukugenda agaruka agenda Niki cyakurakaje? Ubu ni iki gishimisha ntutumye ngonga? Ngonga. Si umushiha wawe ufite. Ndabyukana umushiha ndamutakira inzara. Arambabaje sana. Iwe. Bitari tujye kuryama. Sinongera kumva umuzana induru. Kagera wanjye ukeneye kugonga kandi we nakubonye.
Ngaho basi tugende kubera ntabwo njya kuryama aya masaha ni ukuri Ndakwiyamye. kw'Imana ntabwo Ndakwiyamye. iwe ibaza soda ndashaka ntuka aya masaha Mbabarira. tugende basi tugende Mbabarira. shira Ndavuze uburakari hasi shira uburakari hasi tugende mbabarira. tugende ni ukuri ntabwo Mbabarira. nasinzira Ushaka mfite inzara Ushaka kugenda iki koko muri iri joro? basi tugende dushake inyama n'icapati dore soda aje kureba ibibaye ngwino mani Mwana wambabariye koko. aretse kunteza abantu Wambabariye. nuko abaturanyi babona turi gutongana Vana amaboko. uragonga umushiha ufite turaza kubyarira kurya he tugase Turarya abakingo. tugende niba tutagomba kandi gushyira rwose amashani yawe ntabwo ufite ariko usigaye wumva Yaje. Atukaye. bazi tugende genda buke bituma mbabara genda buke hasi Mbabarira. Ubona gukora umuhanda uri kubona ari njyewe. ubona ko ameze n'uwasinze nawe ese ntawe uzabatse tuno dutara ari kugenda ari byijimo turajya kurya capati n'inyama sibyo sinabonye abanyamurenge basigaye bacuruza imyumbati n'amata ubu ntabwo twakomanga Nta n'umwe. ntabwo twakomanga ngo dukene Habe n'umwe. haba hariho amanimero yabo kumva nino joro y'ibyo cyangwa ukasi iya he hagarara mwere hagarara mani nkubwire hagarara Ni iki? bwije kata dusubire mu rugo bwije ariyo modoka yonyine mu muhanda izina rya yesu kata Iyo mikino urimo ntayo nshaka wabyumvise. Wabyumvise ko iyo mikino urimo ntayishaka. ariko shaka uzajya mutera inda munanirwe Wabyumvise ko iyo mikino ntayishaka. imikino y'iki dutahe Nzerereza. Frank Ushaka kumbwira ko urimo nkinisha? Shari twapfuye. Frank mani Twapfa ubusa uzi ko aya masaha wankoresha amakosa menshi. sinzi ko waparika mu muhanda hagati Genda hoshe. ubangiza imodoka ikugora Ubu nta soni koko. Frank yari Frank Nta soni aya masaha ngo ari bwana. Reba nta na esansi irimo. genda Genda bucyakubwira hoshe. Ubu koko reba n'izina rye. Ubu nk'ubizimiye hano
Ayo genda gakeya. babarira mwana ubu nk'ubizimiye hano prank koko mutoni Yewe. Uzi ko twakunda gutwika. yenda amaso Ni izina rya Yesu. Kugerageza gakeya. yendera mena ukazinyumisha aso utumisa ujya byuka amasaha Ntiyishyurwa. Sajasi hano ariko. baza nk'ubizimiye hano Nza turebe umushiha nawe agarukana. ariko ibintu uri gukora ntabwo gusa Yari prank manza mu mihana. ntabyo uri prank byawe nshinga Mu mihana. Iryo ni itama. Waraka ukagira itama rinini. Genda uyateka bongo kandi. Urabyukira kugafundi wishyura n'ifaranga. Cyangwa ubonye imodoka y'abandi amasaha wishyura ifaranga zirenze bari kuguramo imyumbati. Ese imodoka aba ntazunguruka cyane niba afite ubwoba imbazozi yewe uragomba. Guys, bye. Mukora subscribe, share, turabakunda cyane. Nizere ko prank yabaguye neza. Manza tumemshika ama ni aje bebe. Sasa kutagaragara. akagira motor kamugeze kuri mikino ntabwo wanda Njewe. Uramponda nuko mfite. ubwo ibintu byo kunkoresha ntasubire kumva wabuze ikindi Ubu ukora nasa n'ufite za kumbwira nabi wowe. imbabuze ibitotsi uzi ko abandi bose Neze sinabivuze. Asa kunsize. Udafunze imodoka zana urufunguzo. Kunsize. Why are you running? Why are you running? God.